ndabyo kujya nje nigeze njya mu buvumo mwene mama njana mo teremusi y'igikoma uramukeka nakubwiraga nawe utsengeragamo muri ubwo buvumo uyu mwaka ngo waranagwicayeho nubwo nagwiceyeho muri Musaza ndago nakubwiye majoro na urayeho muri ubwo buvumo na ufashe teremusi y'igikoma njana mu buvumo nyimarana iminsi 7 uri mu buvumo iminsi 7 bigira Imana mwango n'ubu buvumo ninginzu busohokemo usubire mu ishamba nuvango waruvuye mu ishyamba rya Muhungwe usa nuhungiye muri ubwo buvumo umaramo iminsi 7 Imana itivamo ko ndi kubona mu buvumo nabwo ari inginzu uje hanze yes reka tubasuhuze bakunzi ba Concord TV show aho mberereye hose abari mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'umujyi wa Kigali abari hanze y'u Rwanda mwumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese turabasuhuje mwiyumvemo ikaze kuri mikoro za Concord TV show muri kumwe na Imana Concord CEO wa Concord TV show imbere ya kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana umugabo mwiza murabona ko asa neza ntabwo ndamuvuga arakuze reka atwibwire murakoze cyane Imana ibaha umugisha kunyakira aha ngaha kuri TV yego ndi umugabo ushima Imana mazina yanjye ni Tuyubahire Yandere mu izina ry'ivuga butumwa rimaze kwamamara hirya mu gihugu cy'u Rwanda hanze y'igihugu nitsindagira nangize ngo garyebagira nitsindagira iyo zina ryo rizwi cyane mbese nanjye niryo nkuziho pe nawe niryo waje urukurangisha uvanga ahubwo nk'umuntu mushya mutumirwa mushashuje kwizi kamera bwa mbere undi watubwira inkomoko y'iryo zina uko ryaje yewe nakundaga gutera amakuru asabira ngikizwa nakundaga gutera kuraza uvuga ngo himbaza Imana himbaza Imana ikuzimu babyumve mwangatera kuraza uvuga ngo tsindagira utamena ubundi suyiteye yagize ngo icyo byagutwara ndakwikiriza ndi umuhanzi ntugire ikibazo ngo uratera uniyikirize tera ndakwikiriza bimaze kugenda ndabishije ubwo rero iryo jwi ibambe iyo korasi ivuga ati tsindagira utamena abantu bagenda barangije baranyitira nitwa tsindagira Kigali bazi ko nditsindagira Rubavu bazi ko nditsindagira Nyamasheke bazi ku izina rya tsindagira hanze y'ibigumba mwambwa ati pastor tsindagira kabyari rwose ndahari kabisa dutsindagire rero ntabwo wangendana amahirwe ufite nanjye ndi umuhanzi ibyo uratera ndakwikiriza byari kukugora uratera ukaniyikiriza n'ukuri pe Imana ishimwe rega tuba tugira ngo abantu nyine bakumenye wumva hiryo zina ryakomotse ushobora kubwira yuko rasatana yize ariko araprofita nawe ahita yimenya Yesu tuyobore kabisa kandi witeka bari natwe muri iki kiganiro reka dutere ikorasi ng'umunota gumwe uvango tugiye kuyitera none nitunarangiza nk'umukozi w'Imana ntago twamwakira ngo dutangire tutanasenze kandi akenshi umuntu agiye gusenga abanza yaririmba yego tsindagira utame amen tsindagira utame amen tsindagira utame amen 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 tsindagira utame amen 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 tsindagira utame amen 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 haleluya amen tugomba kuyitsindagira amen amen biravuga ngo bibe bityo sawa Imana dutangira n'isengesho Imana ishimwe ndanezerewe yego kandi ubwuzu buranyuzuye amen banguze kugira abantu ngo nuje unezerwe ugihumeka umwuka w'abazima yego kandi ubwire ko nawe ndagukunda nuko Imana nawe ndagukunze nanjye ndagukunda Imana ikumbera umugisha amen Imana yacu Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa uri samba itarumba uri giti cy'inganzamarumbu uri soko idakama mu izina ryawe Yesu Kristo aya masaha ubane natwe muri aya masaha ubane natwe muri iki kiganiro ubane natwe muri iri vuga butumwa ubane natwe efotasi enebaya mbabazi zawe zibe ku buzima bwacu mugabo witwaye bo yaravuze ngo haracari ibyiringiro yuko y'igiti gitemwe congera kigashibuka nyemerera Kristo mwiza aya masaha ubwoko bwawe wongera ububohore aya masaha imbabazi zawe zongere kube kuri twe marayika ushinzwe kubohora yongera abohora ubwoko bwawe ababoshwe babohora
ubohore, abarwayi bakize. Ndakwinginze Mwuka Wera, masaha tugiye kumara aha ngaha cyangwa se iminota tubane natwe, cyubahiro cyacu kibure, hagaragara icubahiro cyawe, kandi abaradukurikirana baboshwe bamwemerere Kristo babohoke, bazatanga ubuhamya yuko iri jambo ari aho bagiye kuba n'aho bagiye kugera. Nyemerera Kristo mwiza, ubane natwe kandi tugirire neza, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Amen. Sindagira utamenya. Amen. Amen. Sindagira. Ai ziratsindagira kabisa. Amen, ukayitsindagira. Haleluya. Tuvuga ngo bibe bityo. Tsindagira rero. Yego muntu w'Imana. Abakunzi ba Communal TV show. Yego. Basangiza urugendo rwawe rw'agakiza. Yego. Ese wavutse ukijijwe cyangwa se wakijijwe uri mukuru? Ese wavutse wanyu basenga agakiza ugakura ku babyeyi cyangwa ufite ahandi wagakuye? Jewe navutse iwacu, papa ndago yarakijijwe, data wacu ndi yarakijijwe, nyogokuru ndi yarakijijwe. Kwabona abantu nasanze uko sogokuru wese namusanzeho, ariko ngurikiye amateka ye nawe ndi yarakijijwe. Ariko noneho nsanga mama arasenga, mbaho gutyo, ariko papa ndi yarakijijwe, no gupfa ko yapfuye adakijijwe. Ariko mama we yapfuye ari umukristo. Papa mama yapfuye ari umukristo, kuko mama we yakundaga gufata ibyo amasengesho n'umudiyakoni, yari n'umudiyakoni murangirikani. Umva ko iwacu mbe nugo, ariko ntago nzi ngo yakijijwe ryari, ariko njya kumenya ubwenge nasanze mama akijijwe ari n'umuririmbyi. Nta kiba twibwirira wowe undi watangiye gukizwa ryari. Rero nakijijwe ninjira mu bintu by'agakiza, nasanze mukuru wanjye ari umuririmbyi. Nsanga nundi imfura ya mama yari umuririmbyi, imukurikira ari umuririmbyi, nanjye umenye ubwenge, nanjye nja ku umuririmbyi muri korali z'abana. Twari dufite korali naririmbaga murangirikani, ngi ara Bazirete, muri korali yitaga korali, twayitaga korali abashakajuru. Mbamo ndaririmba, igihe kigeze bangirira icyizere, nyibera dirije. Igihe cyo kuva ku dirije nyivaho, nyibera perezida. Baba niko twatumaze kukisigara ngo tuzamuke tu Abantu ho batumaze kugera. Mbamo gucyo ngunda amasengesho, mbamo ndasenga, uko nsenga Imana igenda imbuza n'abandi bantu bakangundisha gurito, bakangundisha gusenga. Kugeza na bugingo n'ubu rero ndi umunyamasengesho. Imana ishimwe. Bivanga ubwo wakijijwe uri umwana. Mfite ng'imyaka nga 14. Gusa akenshi ko umuntu akizwe ibyo yakoze ubwo ku myaka 14. Ya byageze hagati, ari igihe ugira hagati ukaraswa, cyangwa se ukagendera mu kigare. Nanjye ari nigeze ngera mu kigare, inzoga ngayinwa, kagendana n'abantu, kibaye ikigare kiba kibi. Rigenagira niko ari genageze mu gihe cyo kubyiruka ngo umusore, ngabona amafaranga ndayafite, ngo cyumweru abantu tugasohoka, twagenda natwe tukagira ute tukiyakira. Kuri igihe kigeze umwuka aransanganyirika ko kunywa inzoga ari icyaha. Uvuga ngo icyo gihe waridirije abakorari y'abana ariko wisomeraga hehe? Nisomeraga hehe. Uza kukareka ryarize. Buriya byageze nyuma ngewe uko ugenda usenga, hari umuntu akwanisha ikintu rimwe kandi kuvuga ati siminsi ahora mbyihana. Uganda sinwuyeho, ariko zingwa igihe gitoya. Ariko ndangije, urabizi ko ahandi nangirikane, arabavuga ko kunywa inzoga atari icyaha. Nawe wabaga uri muri abo ngabo. Nawe nabaga ndi muri abo ngabo. Ariko igihe kigeze Imana inyereka ko nsoma ijambo rivuga ngo vino ni umukobanya. Kandi washutswe nayo ntabwo. Ntagira iki? Ntagira ubwenge. Rero numva ndatsinzwe, njokombera iyo vino yo bavuga yariyo, nsanga niki ni inzoga. Rero ndihana ibyo bintu ngira ute ndabireka. Ubwo icyo gihe nko ku myaka ingahe? Ngeze mu myaka nga 18. Wana ni imyaka umuntu aba ari kugimbuka 20 kabisa. Nibwo wafashe umwanzuro avuga uti ndakijijwe neza, apana kugendera mu kigare. Gusa urebye mbere si uko wagenda gukurikira agakiza ka mama wawe. Oya buriya ntago nge narako nagendaga ko gakiza ka mama.
bavuga ngo hari igihe usenga ko twagiraga ku nguturi ng'abana noneho twe twagira tuvuga ngo tugiye kuririmba ariko ari guja kuri butazi ngo kuririmba ibiki nicyo kiganiro nagenderagamo kuko ngo dufite abantu umuntu ashobora kuva kuririmba akagura n'abandi bakagenda mu Kigali bakanywa bakavuga ati rwose ndacyo bitwaye ikiganiro cyo naririmba ariko uyu munsi ikigare ntabwo ikigare nakigenderamo ubu nta kigare ndacyo ko niyo uri n'umuhanuzi nge ngakujomera ngabona imbuto zawe n'izanjye ntaho byahura ndago ndakubiswe ndago twakorana amasengesho kabiri ngo nongere kuguhamagara ngo twakorana amasengesho kabisa oya ubu urakijijwe neza ku myaka 18 urebye si wakijijwe neza se mbone barakona kijijwe neza nibura tori imyaka 25 ko none ko visa veho none ari maze kugira ku rugero rugize ute rufatika wamamagara ngavuga ngo noneho nanyize iceka kizica icarico ngaba nakwiceza ngakubwira ngo iki ni icyaha iki ni kibi iki cakurimbura iki ukiretse watera imbere ku myaka 14 uba muri kwari y'abana 18 ufata umwanzuro wo kuva ku nzoga ku 25 urasobanukirwa noneho nsobanukirwa agakiza neza ubwo hari imyaka 11 kabisa wabaga utarasobanukirwa cyane none se nabaga muziki nabaga nzi okay nk'umuhanuzi se impano zo guhanura zo kwerekwa zo zaje ryari nizeye ko zitaje icyo gihe nk'inzoga oya mbano yo guhanura ikintu cyakiza ikimbano yo guhanura nyuma y'imyaka 15 14 ubwo yaje ufite imyaka ingahe uyu munsi navutse 4 nawe kuramo uyu munsi umenya imyaka mfite imibare y'ingora tsinda oya nawe ikugo imibare y'ingora wavutse 4 ibyo ubwo ufite imyaka 40 41 ufite 41 impano y'ubuhanuzi imaranye imyaka ubwo nawe 15 ubwo watangiye guhanura ufite imyaka 26 nibwo watangiye guhanura watangiye kubwiriza urabona babiri guhura n'ahandi watubwiye ko watangiye gusobanukirwa neza ku myaka 25 aribwo wabwira umuntu iki ni icyaha tubwira uko byaje byatangiye bundi urabona ko iyo uri umuyobozi wa korari uhatera korari kugira ngo korari igira hivigira nayo igera nuko yihatira amasengesho muri iyo korari y'abashakajuru twakundaga n'abana bakuze tumaze kwisobanukirwa tumenya gusenga iki icyari cyo ko muri myaka 17 18 twari tuzi gufata ibihe by'iminsi 3 tukiyiriza tukaburara tukamenya kibihe by'iminsi 3 Imana iravugana natwe mareka tuvuga ngo nsabagirira neza nsabagira abavuga butumwa nsabahagura tukagenda kuri kontensi uvuga ngo reka teke Imana izagirute izatwagura ubwo watangiye gukwiriza iminsi 3 ufite imyaka 18 nariyirizaga iminsi 3 utagitanze cyane rwose twariyirizaga kurara abashakaje nuko Imana ubona ko icyo gihuze ko abantu bari baharaye kwambara amanifomo y'amakanzu kigiye twambara none icyo gihe twinga korari icyo gihe urabona ko ni kera nige abantu baje kugura ibyuma bakagura radio na gitari bakavuga ati ubwo mbese ubwo iterambere ryageze uti icyo gihe twe korari abashakaje twari twifitiye iyo radio niba bayitaga niba ari esterara niba ari stereo yagifite za utubafure tubiri bacomokoragaho oya koko ndakokada nako kashikamo bande kaka bande bwe utubafure tundo twa twakazi kaka bande kara gatoya kagira gano imbere akahondo inyuma ari umukara kagira gakondo katoya tubiri ako twakaguze ngakorari tugurana gitari twavuga ngo twatangiye gutera imbere umva kwarekera kabisa nuko impano z'ubuhanuzi zaje uterera niyo najaga gutangira ngasenga Imana kandi ngo nzagugira umukozi wayo gihe kiragera ngatangira ngacyama nkagira ibyo nerekwa naja kubi natwa twaba turi muri korari ngababyana n'abana bonye ibi bagahamagara abantu b'abahanuzi bakaza kadusora kandi ati uzaba iki uzaba umuhanuzi umunsi umwe rero tangira kuzura umwuka ibyo bita igipimo yego kuzura umwuka ibyo gipimo tugasenga Mungu batikura ngumva nuzuye umwuka ndimo ngikaraga yego umunsi umwe mfata ibihe by'iminsi 3 n'igice ntibiye gusenga ahantu bitaga muri za bisize pfigisenye yego ngeze ahantu nyuza ahantu mbona igiceri mu butaka yego cijana mu macuca gihabaga mu mucucu mu kwezi kwa 8 twabaga umucucu wazamukagira mu muntu wose cyane kabisa mbonye igiceri cijana nsubira inyuma Imana ambya ngo subira inyuma ngwere cyo ariko uwo munsi Imana amaze kumbya ngo uyu munsi
ngwambitse imbaraga ngende matambutse nsubiye inyuma mbona mu mukungugu harimo igiceri cy'ijana shwiramye ngo kuba ico giceri twigiye kunya ngo ibyiki iby'abantu ko kubwiriza aho nzanzwe mfata Bibiliya ngabwiriza abo mbwirije umuntu akazi kambwira ati watubwirije uyu munsi ejo wabwirije ijambo watubwirije ryatufashije ryatubohoye nyamara uri umuhanuzi ariko ndari nasobanurwa ko ubuhanuzi bwa mbere ari iki ari bibiri ijambo ry'Imana noneho bagera igihe cyo bagiraga cyo kubira ngo Imana igwaye impano y'ubuhanuzi twe tugisenga hari ibimenyetso bagutumaga mu rusengero bagakufata ngawe cyangwa bagafata umurisho bakagenda bakawuhisha he hanze y'urusengero wewe uri hehe uri mu rusengero bakubwira ngo ngaho genda tugutumye iki kimenyetso umuntu akagenda bakakubona ukiza uti urawuzanya ibyo bintu Imana babingoresheje injuro zirenze 7 bagutuma umurisho bahisha n'ibindi bimenyetso n'ibindi bagafata Bibiliya twe turi mu gicundo bakagenda bakagishiriyo Imana ikamjyana ikamfata ikanyana rimwe Imana irambwira ngo mu teraniro harimo umugore ufite ikibazo cyo kuvumaza umwaka n'igicavu irambwira ngo nduwiteka uyu muntu ndamukugabisha ndagenda ndamuzana ndamufata murambika imbere y'ikita ndabwira ngo Imana ivuganye nanje kumuranye ikibazo cy'umwaka n'igicugirute uva umuntu uri icyumba cy'amasengesho ahitahagarika icyumba cy'amasengesho ako kanya avuga ngo koko ubwo rwara bufite pati ndabufite perezida w'icyumba cy'amasengesho arikanga tikunda aratamwira Imana itamwira ngo uyu nguyu mugize umukozi wanje kabisa no rimwe ndabigura wumva ko ni umuntu ari umuntu uzi gushaka amafaranga ariko ibinageze mu gihe cyo gushaka amafaranga none ibyo bintu simbe agaciro ngiye ngumva ko nshaka gushaka iki amafaranga njaka amafaranga mbigiraho numva ko korari abashaka juru bigaho to abagabo n'abagabo turashingirana bamwe barashingwa abandi bagavamo nje mva mu iyo korari abashaka juru mbigiraho nza muri korari yitwaga inehakore ribagigizute ribajye wambaje korari nguru ngezemo banshinga umuntu ushinzwe iki iterambere nk'umuntu bari bazi ko nafite bonara ribonye uruvuye muri korari y'urubyiruko icyo gengezemo Imana iramya nsakugirira neza nsakwagura uzambera umukozi ariko nge simbyumve ndagira ngo ngubwe noga ngo none ibi bintu byinshiremo neza icyo dushaka kabisa ndagenda ni Imana ngo bitumunyafu ibyo nishingikizaga byose birahomba byose birahomba ubwo ni ibicyari bishingikirije byatuma naracuruzaga icyo gihe naracuruzaga bikemera mu bantu baguze moto bazurete nari ndi mu kwicyo gihe bangitaga meya ndarize bitewe n'amafaranga witwaga meya icyo gihe bantu bugeze bazurete kuvuga ati meya ari bahita bavuga ati meya yarayimutse meya yagiye Musanze ntago meya kiye muri bazurete kubera kugira amafaranga bakanyita meya yego ariko nge ngumva igihe uvuga ngo urugukorera Imana ari cyaho Imana igushakira atari ugirute igushaka nafasha gufasha abantu narafashaga abantu wabaga uri umuririmbyi nzi ngufite ijwi niba ndabushobozi ufite ngakura kwikofi ngagutangira ariko ngumva ko ibyo bakumba ibyo nuko nabikoraga ntaga Imana yumvaga ko bigize uti ko bihagije ndangije noneho ndahomba ngera ku rwego ndahomba mva mu gihugu cy'u Rwanda nje gushakira ubuzima Uganda ngeze Uganda mu gihe cyo kuvuga ngo ndahize ndangiye kweza Imana irambwira ngo singukene muri ibintu nshaka kugira uti kungorera ndadeka ndabipinga ndavuga ndereka nshaka amafaranga mbenga hegitari 7 Uganda sibigori n'ibishimbo maze gusarura hafu arakintu bita ngo ni hafu muri Uganda maze kwishwana bari bambaye amafaranga yo kubanje kubakundi bovuga ngo nabuze imikorere abantu barangije kumba amafaranga maze kubishura marayika nijoro aransanga hambira ngo taha mwene data abantu mu buki natasha ibintu bisizeyo mfite inoti 1000 bingahe 5 hegitari 6 nzitaye n'igice Uganda byeze igihe cyo gusaragiza utekigeze irambira ngo mbwira ngwice cyangwa utahe ndataha ngeze bazirete ndateseka ibyo matungo yanje byose byari byaratejwe nta mutungo nari mfite bazirete ese nta muntu wasize aho mu Uganda ngo gucungira umutungo ku buryo aza ubwo se ndubya ngo nabyutse saa 9 bamagara umumotari aranjana nkaho ngejeje ndege imodoka ingeza kambara
naje mbese nazi ngo ngiye hehe ngiye kora mbona nibonye mu Rwanda ndicara ndahomba mbaho ndateseka ubuzima bwiza irangubita ngaja mu ishamba rya Mungu ngasenga Imana ikambwira rimwe irambwira ngo ninje waguhombeje amen igihe kigeze nongera mbona ubundi buzima njya gucubura ibintu byitwa gucuruza kubara ibitunguru mu murima ndabizi kabisa kubara ibi birayi bihinze byeze utari wakura nari mbizi kubibara kumenya ngo uyu murimo urimo karoti imifinga nari mbizi cyo gendangira ku musheri w'abanyakigali gihe kigeze Imana imba amafaranga yanjye ndagira naje kwikurira ndangiye ko none rambwira ngo ibyo ico gihe rimwe induma h'umuntu irambwira ngo ibyo sibyo naguhamagariye ndapinga uno wowe wiberaga muri shuguri gusa gusenga ukabyibagira ndapinga ntabwo ni rwose ndago bibaho umunsi umwe ndashe nijoro ngo nje kwemera noneho kuyikorera neza ndatanga umuntu abantu mburana batuga ati tugurire fana mbamfata 600 ndabazana muje kunywa fana umutipe umwe muri bo yaragiye afata igiti ingoni nziza izi ngeri batema zimodoka zipakira abantu baje kugurisha ibiti bajana mu bigo by'amashuri afata mitabi ndashinge ukata hantu nabaga mu rugo nsaga umutipe yahagaze ku nguni y'inzu akubise umutwe amane ku kuboko guhita kugira uti aragukubita ariruka afana bitemwa arayatwara yari umwe mu wasengereye farumasi arangije bene data igihe kigeze nja kwa muganga Igisenyi ngeze Igisenyi bambwatiye wibesha ugatinda kuko kwagiye kugora kanze twatugiye kuguca kuko ukona nakwivuje 1,700,000 kubera kwanga gukorera Imana nanyisarimo abantu ngirimo amadeni kuko ndigeze nishura kubwo kuri ubushobozi rimwe rero njya gusenga ngiye gusenga mu itoro bita presbyterienne nicaye umuhanuzi ava mu mwuka nicaye kuboko nakugize gutya nicaye inyuma umuhanuzi aje mu mwuka kuboko kwari kurimo bande arahaguruka arambwira atuva iki wewe atura muntu wicaye inyuma kandi ubwo nayi we yaje yakerewe nyina nageze mu mbere yago yarasi byanje kuyambamagara nagezemo mbere harimo yagomba kuvuga ngo yabonye ko naje mfite ukuboko kumwe arambwira ati umuntu wewe wicaye mu nguni ko nagiye ati haguruka wumva ko by'iki Imana imbwiye Imana irambwiye ngo niyagukaraze ikindi gitunguru kigira ibigira onyo irambwiye ngo yanze yakuhaye ibimenyetso uranga uyu munsi uko kuboko niyo yagukubise umuntu yarafunzwe baramufashe baramufunga nari ndimo urubanza narushikije mu rukiko irambwiye ngo nuzashika n'igice c'10 amaguru yombe zayaca ndababwiza uko umuntu yarafunguwe ategereza ko nzaje kumurega indishi ndamureka kandi icyo gihe bari batagiye kuza kunza imbabazi bari kumbyira ati rero reka yo wakoresheje tuyaguhe ibiki n'ibiki tuyagwe ndababwiyezo Imana tubatangiye kumvikana abantu batangiye kumvikana batagiye kugeza muri 1,700,000 umva ko twandiko ndi kwasa 1,000,000 ariko Imana ikimbwira iyo jambo nababyende nafana nimuyizane mu rugo rwanje muyireke ndateseka ndasenga bene data mbura n'ubutayu ngira ibikomere muri ibyo bihe ndasenga umugore arabya ngo noneho ubuze ubwenge icyo gihe ufite n'umudamu umugore aranda kubw'amasengesho hambwe ati reka ngiye ubuzima sinabamo nge nawe kutubiga icucu bava ngo ugiye gusa kandi yari umuririmbyi nanjye ntabwo namugarukira pe nusa ahantu bari kuguhindikiza akababaro kuko bakuvunye zirenga 1,5 miliyoni kandi wavuze ko ari amadeni wagiye muri kwivuza arenga 1 miliyoni asaba kumva umudamu nje namurenganye ubwo rero Imana y'amahoro irambwira ngo nsandagenda bwana umupasiteri w'injuti yanje bitara abandi ngunda biza umungura abandi ningira mu masengesho ndasenga Imana ndayihamagara njya ku musozi witwa Seserika muri Kongo nyibaza ibyo yambwiriye aho irabimbira ageze Kongo ndagaruka mu mbuga ngara Igisenyi arahantu habaga icumba c'amasengesho abaga mu mama wita mama pastor n'uramo papa witwa Rafiki werutse gupfa mupatira avuga ati muhagurukije nayo mfite umuntu none yarushaka kumba 2,000,000 ngo ducuruzanye ibitunguru ariyo ndi gusenga wabagiye Kigali ngo ndi kuvuga ngo Mana ibindi reka mvukamye baravuga ngo abantu bakeneye akazi
nibahaguruke tubasengere. urahaguruka Ndahaguruka nk'umuntu ugiye kugira ugiye gusengerwa, ugiye gusaba akazi. Ngipfukama umumama yari umushumba wari uyoboye ico cumba cy'amasengesho, ndambwira ngo Imana yambye ngo haguruka wewe ibya akazi kawe kagize ute karahari. Mbereza Imana icubahiro injuro 14 ndavuga ndi wite wabyumvishe ya mafaranga uyu muntu agiye kugira ute agiye kuyamba. ubundi bitungura umucuruzi ngo dutanga dusure muri nihombere y'ibirayi n'ibitunguru. yego Ndangije abantu barangije gusenga neza kugira ngo nemere noneho kariyo. Irambwira barangije gusaba mama arambwira umupatiri ati wa mupapa twabye ngo nasuye kwicara rihe bati ndi hano ati haguruka. Ibyo bafite igitano cyitwa Buhuka batumima bavuga butumwa n'abapasiteri. Arangije avuga ati abavuga butumwa natumiye ntabwo ari bari bubwiriza. Barimo ari bubwirize ariko uri mugabo Imana ibye ngo yamuhaye akazi nahaguruka azatubwiriza. Tabwasuwite ibi nibyo mbamagariye numva ndumiwe ngira agahinda. Ndangije nzomara jambo muri Yohana handi Yesu ageze kwa Lazaro akura hiki higitare. yego Niryo jambo nabwije ngo Yesu adukure higitare. Ndabwiriza abantu buzura umwuka, abahanuzi barahanura, abashumba baracurira, bati rwose Yesu adukure higitare. Ndavuga ngo ageze kwa Mariya na Marita asanga bari gusuhuza umutima, arababwira ati nubwo Lazaro ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye. Arangije avuga ngo ndarategeka ngo nimugire ute nimumubohore mwe mwagize ute mwamuboshe. Ndavuga ngo Yesu arabana agiye guteka bagira ute babohore. Ndi Yesu abakuye iki abakuye higitare. Ha arambwira ndangije kuri jambo ngo akazi kawe nako ngako ibindi byo gusaba ucuza ni iki niba ushaka ko ubaho n'ubuzima bwa Imana kaguhaza uburame we nuyikorere. Imana gukanyimba amasezerano nambwe ati ngo Imana uzibitangaza uzasengera abarwayi bazakira, uzasengera abacuruzi bahombye bongere babogira ute bacuruze, abakobwa babashuza abasengera babohoke, uzasengera ingumba zibyare. Imana ngubita amasezerano irambwira ngo cyokoze uzasengera agasubizwa nakwibagirwa nsongera munyaki. Mvaho ngaho manitse iki kumva nayo mvuye ku musozi wa Seserika cyo genda sengeraga kwiriba rya Yakobo ingagero ngabwiriza ariko ngabwiriza atari tegeti yuko kugira ngo ngire ute bwiriza. Imana rero inyagura muri uyu murimo gucya mu muvuga butumwa ku rwego bungezo rwo kumuhanuzi rwose pe rushimishije. ububonye akazi kabisa akazi urakabonye urayoboka. Akazi bandakabonye imigihe kiragera iwacu Gisenyi muri gumbaho nshinga amagurupe muri covid mu bantu basenze muri covid hari abazirete nendi ku mwanya waka kwatsindagira kabisa. Muri abantu Gisenyi byacangaga bara barafiki muri mugabo wagiye Kigali nduza bamwitandira bana wagiye Kigali bama babo byarabacanga Gisenyi bakatega amamodoka bakasamuka bakapitara ku modoka harakusiko ry'abazete ngo bazamura muri muhungu nayigeragamo saa 7 za nijoro ngo ngangayivamo saa 10 saa nimugoroba. Umwaka unjira ishamba rya Mungu ndisamuka imyaka 2 Imana yambye ngo nduwiteka nzagira ute nzagutabara ndabyo kujya nje nigeze njya mu Buvumo mwene mama njana motere musi y'igikoma uramukekana kubwiraga nawe utsengeragamo muri ubwo Buvumo. Uyu mwaka ngo waranagwiceyeho nubwo nagwiceyeho muri Musaza ndago nakubwiye majoro na urayeho muri ubwo Buvumo nawe ufashe teremusi y'igikoma nyijana mu Buvumo nyimara na imisi 7 uri mu Buvumo imisi 7 bigira Imana mwango n'ubu Buvumo ninginzi ubusokemo usubire mu ishamba. Nuvango waruvuye mu ishyamba rya Muhungwe usa nuhungiye muri ubwo Buvumo umaramo imisi 7 Imana itivamo ko ndi kubona mu Buvumo nabwo ari nginzu uje hanze ko kazi kawe ko katoroshye mwene ta abantu bakambwira ati urazapfa ndaco yimariye. Abashinzwe bamwe bakamfatiramo bakanyitegeza bagira Imana yangubiza gakote ngakambara umuntu yansagamo bakatise kugeraho nigeze nitwa none nige carageze muri bazirete niba ngabasikere baje gushakamo abantu baragiyemo bakumva ka baje gukonja kugumva telefone amuge ngo baje kugufata muri iryo shyamba rya Mungu
bakabiga bamamagaye naruhutse batubwo niwe bagiye mba miciro y'imigani mu ishamba rya Muhungwe. Abantu baraza tukagiramo niba ture tugasengamo, nagira amahandi yitwa paruwasi ikanisa diocese ko twasengaga none so twasenga niyo mbavu wabonye ubu ngubu n'uyu munsi abantu baza tese imbaraga uzikuraye. Nje n'umuhamagaro wanje Imana yanderetsemo nta muntu wigeze abinderekamo. Niko kazi yaguhaye. Ubu ngubu kumbwira ngo tsindagira none ndasenga icumweru ngira ngize ndago byane. Nta kibazo nakira. Icumweru utarya utanywa. Ibyo buno renda buno aho bigezeho. Buno nsigaye ndafuna ati byo kunona igihe cyageze mari icumweru. Utarya ndacyandana. Imana igusezeranya yuko uzakora ibitangaza, uzahanurira bakagupinga, yuko ibyo bahanuriye bazaba bapinze cyangwa se ntibaze kugushimira, niba ndibuka neza yuko izabibambura. Ariko none isara bavuga ati twarahombye ngabiti ngabareka ko bazi impamvu hano bamubwira ati rwose twacaga ibuse warasenze biremera none ubimeze nk'abakumva atengera dusenge muze mwongere dusenga ikintu Imana yangize amabye ati uramenye tugasenge urobanura ngo uyu n'umuntu runaka. Umuntu wese umbamagaye ushaka n'uyu munsi umuntu bwe ngashaka gusenga nje mcyumva kubisumbya wowe ubinsabye. Arabamo gati uyu munsi ushaka ko dusengana ndi ni munsi ngababwa ndi uyu munsi wacu turase munsi nje umuntu amye ngashaka niumbamagaye kuri telefone kandi ngo ushaka ko sakira dusengana njewe mcyumva wowe kubisumbya wowe ubinsabye. Uvuze ko Imana yaguhaye akazi kandi ko gusenga ubundi mu kazi umuntu agira imbogamizi ahuramo nazo akagira n'ibyiza avuga nanjye ndakishimira. Ese hari igitangaza Imana bagukoresheje mu gusenga wasangiza abadukurikiye kuri channel yacu? Buriya mu gusenga abo twagiye duhura ndacerekezo bafite angagise banga urugero ng'abantu twasenganye mu rugeze bazirete. Abandi Imana yagiye imyuzamo amasezerano bamwe bajya Imana izabaha amazu ubu Gisenyi bayatu ari abazirete bayaturemo mu mujyi Gisenyi aho bagira ubu ugeze Gisenyi ari bavuga ngo umuntu witwa Tsinde ko mu mujyi Gisenyi ubu mutsindagira ubabye ati umuntu witwa Tsindagira abazirete bakubwira ari barimo n'abakungwara bombara kandi ati umukozi ma uranga bazo ngo ati wansengesheje amasengesho Mungu ngo nambaye ibumbi batesha kugura fanda ibyo wambanuye byagize ute byarasuye. Hari n'umama ati nta narabuze nomero yawe waransengenge Imana imbakazi uyu munsi ndi umudogiteri mu bitaro runaka, ndi umuganga ku bitaro runaka, uyu munsi ndi umwarimu ahantu runaka, uyu munsi ndimo ndi gucuruza bikagira ute bicemera. Araba Imana yibyibwira urubyaro. Hari igihe rimwe nigeze gusengana n'umumama w'inyamasheke yabaga ari Gisenyi. Yarahuye n'abahanuzi benshi baramubereye bakiuno ko abahanuzi bakiuno babaho ukakubya toga ngo ngusegere mazu 1,100 mazu 200 mazu 300 none nabyo amara kubimuha agahita gupasa undi muhanuzi ko bigati ngera umuntu nahuye n'abambi 1,100 none uyu munsi tugende duhurira hanaha umubye kari Imana igize ivuze uwo muntu bagucye kuri finale tukwitara mu ishamba rya Muhungu yabya ngo Imana yambye ngirirahirie umwaka itayizaye gwaye umwana wiki nk'umukobwa. Amen. Harambwa ati nabandi barahanuye nabwo ndi bahanuye gitari cawo kandi abahanuzi bari kumwe nabo mu shamba bari bamujaye muri Muhungu baturutse Gisenyi. Nabwo abo bahanuye mu gihe gitari cawo ngiye banuye mu gihe canje ndamubwira ndi kimenyetso Imana mbayirambye ngo uri umwarimu wakomotse batutse nyamasheke uyu munsi ubarizwa mu mbuga ngari. Imana imbakora ku maso ibimenyetso bye nuko bagiye baripimisha igihe kigeze agarukana n'umugabo we umugabo bamusiga musita Jorasa mushamba rya Mungu muri umusozi ndamubwira ngo Imana yambye wiyigerageza umugabo genda umusane agiraga amavuta cyo ngari mu rwego rwo hejuru atari urugugu ye n'ubundi afite ari kwicogeye none ubu yarakabonetse kuko nari n'umunyene n'umuntu wari uvuga ko narihebye kandi none uvuga ko ubuzima bwanje bwose mbo ari iki Imana. Araza turase mugabo nabarangije ambwa ati noneho nasengeye mubwira ibse byose ko yagiye mu bapfumu ambye ati ahanga noneho nzaharwa uwo mugabo n'ubu ngubu aravuga ati narasenganye nawe takundi ko ndabona umuntu abonye twasenganye gutya yavaga mu mbuga ngari n'amaguru akanzanga abazirete tukarara Buvumo tukarara ishamba Imana ikatugira Imana yavuga ngo nsagusuriza aho wasubiye niho nzagira ute nsagutabare rimwe ndibuka Imana yandumye ngo ibyo yandumye ndamanuka ngeze nsengera amazi ndabya mu Buvumo amazi mu yambe yanyu teye kuri ndayasenda kandi aya mazi giye gukora igitangaza hashize ameza biramba mu ati nasana. Amen. Ahita hambira je Nyamasheke ngeze Nyamasheke Imana yavuga ati nzaguha umugisha. Umugabo uyu munsi afite igipangu ara ku karere ka Nyamasheke hejuru uyu munsi afite umwana witwa Keza kabisa ndibuka telefone natunze ya mbere ihenze
ari Airtel na Airtel yayimbaye ico gihe mvuye ku musozi wa Songa aramabwa ati tugiye tungure tuje gushima Imana ngezeyo ashima Imana tuja mu rusikore basiko yagiye mu bapfumu avuga ati uyu mwana namukuye mu masengesho arangije amakado ya telefone wambaye telefone henze. Amen. Imana umuhaye umwana kandi ibikunyujije ico gihe n'imodoka twagiyemo yarishe tugiye gushima Imana imuhiza umwana kuko yamubwiye amasezerano suwo gusa n'abandi n'ubongere musanze benshi bakubwira ati tsinagira imbano ye turayitinya ni umuntu ugira umwuka imbano imbesi usenga atagira umwuka umujinya bora kumya ngo umuntu ngo yafashwe n'abadayimoni ngasanga remo ndago nakubwira ngo uyu mudayimoni ngo aranganga ntabwo ujye utinya abadayimoni nawo ndeka bano nayo wacu bakurusengero nk'abatubwira ati imbano kurukana abadayimoni niyatsindagira ku muntu ku bantu ntabwo ndumuruko kumbamagara ngo mbe ngo tsinaga umwana wanje ngo yafashwe bazo ngo mbe ngo uburwayi yafashwe n'ubwe kandi umuntu wano twaza ngo yagwaye we burwayi abya ngo ati ndombari atende ibyumba kandi ukumba ari maratinya ntago ndi muri abo bahanuzi batinya abazimu aho ya rwose abazimu ntabwo batinya guhamagara kubwira uko umwana warwaye cyangwa se umuntu ube watinya utuyo ntago ndakubwira ngo niba ndatwe mfite mbe amatike ngenze yego cyangwa kugira ngo munsanire padayimoni ndibavuga ngo bafunga abapfumu abandi bavuga ngo abapfumu barashika dusenge Imana ngomba kugusengera umwana uri mu bazimu cyangwa umuntu uri mu bazimu ngabashika bakavuga ukamenya abakutereye umwana aho baturutse nta wigeze uhura nawe uri kumusengera gusanga afite abazimu cyangwa dayimoni bakarishye cyane baravuga ngo bigutwara umwanya munini mbake nawe umve urihebye uvuga ute abangaba narigenje uti narigenje abangaba banza nje uko byagenda kose mbgira Imana yabyanduye Uwiteka ni wambamagaye hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga zawe nayibwira ngo wanguye kure wambombeje ibyanyu ngo ngukurikire nyemerera ndeye gukorwa n'isoni muri abanyamahanga Imana ikesha icubahiro hari umuntu umwe wigeze kumpamagara afite umwana yego iriya ugeze za Kabaya ukamanuka iyo hasi ngororero yego umwana bamworeje ngazanjikire azandebe yari umusirikare umwana bazimu bashaka kumugana babyira umuzima abazimu baramwibye aragiye turamugarura twarasenze barivuga sherame basanga ni umucyane ni umujyango wabo ugizute batereza abana bazimu tago ngena naje gusengera umuntu rwose n'abana babyumva barabizi ndabone naza gusengera umuntu ngo ngiye musige uko namusanze ariko musiga no kurusengura bizi ndago nasengera umuntu uko namusanze ariko musiga tago bishoboka habuye amasengesho tugeze tuganira hangishamwe ngo hari abantu yagiye sengera nawe yari afite ubucuruzi buza guhomba none abo yagiye asengera bakajya bamuvugira bakamubwira terega ibyo twirukanamo nibyo bitujyamo uvuga ngo dusengera Imana dukiza ubukene ikabudukiza arangiza ahubwo ikabuguha wowe se nta bigeze bakubwira gutyo cyangwa se nta wigeze usengera ngo bavuye ngo abadayimoni ngo ahari ntabwo babavuyemo ngo bakujye nta muntu rero wambwira iryo jambo kandi narimbwiye njye mbabwiza uko narimbwiye uba wikozeho burari igihe twigeze dusengera muri Muhungwe bige niyo ngeze iwacu ndabivuga twakoraga abantu babyukaga saa 10 tuja mu ishamba rya Mungu ico gihe ku butabwa ari imbambi ivuga no ku ico gutabwa ari gucemewe mama umwe ahura n'abandi arabasubabya ariko ngo tsindagira mukurikira ngaza bamarira iki umuntu aja mu ishamba afite uwo mubabaro nzenze Imana inyereka ka igitumije nsuzugura ari uko afite ahanda akorera naramanutse nayo mfite 2,000 byanje ku ikofi kuva bazete kugira mwigura harimo moto yari bayishtegeraga 300 naramanutse njya muri iyo resitora ye nzabamo fanda n'ikire na brushette amazina ngaragara nzagaruka muri inzu yawe utakikuriramo ndabimubwira visa nabwa kuko wasuzuguye ubwoko bw'Imana nanje ubwanje ukansuzugura ndaco nzabamare weho nawe ubwawe nabwa ngo kandi sinjora kuzava muri Muhungwe ndakubonye mu saa 10 za nijoro ndabyatuye cyogira yishingikirije ibitunguru ko yari afite nk'imigi 5 y'ibitunguru yarahinze kuri umuntu mwashobora guteza umuraba abantu bose bagahomba akabanga yona yanageze mu bwatatu abantu bahomba nasubiye ukwezi kumwe nsanga hari undi muntu uri gukoreramo muri ya restaurant cyane ukundi kwezi kwa kabiri kwa gatatu mugabo baba mu kubisegereza yatemye ibiti muri Muhungwe
bahita mufata mujana gereza. Ukundi nagiye kugera mu ishamba ahantu nasengeraga, ngiye kumbuka twatera mu nsanga yicaye kubuye hejuru. Uwo mu mama tabwa ndetse none nawe waje. Ni cyageza Imana mu kubita igihano. Bura muje mureka kuvuga abakozi bantu mungurike, muje mureka kuvuga abakozi b'Imana nabi. Kuko aho twanyuze twavuye kure, kandi Imana inatunyuza mu nzira mbi, ariko turemera tugira ute tucamo. Niwe wagendaga byageze hajaja niyo umunsi byageze hajaja guhingira abantu. Mvuri kamunyaga mu mimo y'abandi, kandi yageze kuri vuyo guhingira iki. Bya bitunguru byagezeho bihomba, umufuka w'ibitunguru akagurisha 2,000, akandi kabikabura kaja kumena. Cyo bavuze ngo uzavuga azavuge biterwa n'amavuta umuntu afite, kuko Imana niba ijambo Imana kubiye ngo uzavuma azavumika, nirinda kuvuma kandi ikindi nirinda kugirira umuntu burakari. Nimbanga umutima agenda asharugira kabisa. Nje niba ngusengeye ugatabarwa, menya ko ari igihe cyawe. Wanshimira utanshimira biba bikureba, kuko wanzi kiyambamagaye isakusa nikubuza amahoro, uzazi wanje unzura. Nuso umuntu azi wawe ntabwo yaje ngo gusaba imbabazi ugango wonge umufungurira amayira. Reka yari nangiye Yesu niho zinije utanga imbabazi. Ariko nyine niwe wavuze uti ntabwo azonga gucuruza, niba agomba kumusabira Imana imbabazi niba yaraje kukwegera. Oye cyo ura ari ibintu ubona ukabona bra nyine yansuzugura nje nyine. Turasenga igihe kigeze Imana inyumura Musanze, bango kwimuka Musanze, ntago nigeze mbisengera. Tuvuga ngo ndimukira Musanze ngo mfashe ibyo by'amasengesho. Kicyo nibuka nayo mfite groupe Gisenyi tarimo ng'abantu itabuzemo ng'abantu 300 twakoraga amasengesho rwose. Nza gusenga ku musozi wa ndabirambe kuri 10 nagushyagaho 2 bageze muri covid isa ni kugabanyuka. Imana yambye ngo tuje muri iyi Musanze ku makuru y'umusozi, mfatiraho ndayumvira, irambira ngo nsuzicwa n'inzara. Cyo zinshima Imana kuva nagira Musanze. Nubwo ubuzima bwangoye bwa Musanze, nukuri ku Imana iri mu gugu cyo mwijuru. Ndi bitafashije ariko ndagombrara ngo mbwirikwe. Amen. Bituba dukeya umwana wa abana banje n'umudamu bakatuka duke bakatubona ngabaho nabi, ariko igashira bimiyaga. Ndakuva nagira Musanze naburara. Niyo ngeze igihe cyo kuburara mvuga ngo ndihebye, mbona Imana yohereje gikona kikaza ari byo kujya zikohereza umuntu. Ngo umuntu araje ati ngorije 2,000, ngorije karita ngorije 5,000, avuga ndi witeka ngababwira ndi 2,000 birabonetse, ni mujye imisi kabigirute iri 10. Kindi kuva nagira Musanze mu myaka maze muri Musanze, iyo nabuze yo kuri inzu kuko ndabibira ngo twumvikane. Naje muri Musanze njye nyibwiza ukuri, ndavuga ngo naje muri Musanze ari we nze ndago nigeze mbisengera. Ushize gango nje gutora naribwiye ngo twumvikane. Cyo nyinzo yambaye priave napsaye, arambwira ngo inzu ndayikeneye ngiye gukorera ndabyakira, ariko mbona ndacerekezo ngizute mvite nja mu bisi ndazenguruka no njya mu bisate mfatiwe by'imisi 3 nja kubinda yisenguruka ndabwira ndi witeka twumvikane. Ndagura imbumye, ndagura igipfa amatwi, ndanugura ikiremo, urumva ndabizi urumva nyumva. Rero umbicerekezo wari umaze imisi umbira kumbaye insu kunyimuye, none nyirinza mbaye sindamurenganya kuko niwe warabimbiye, sindarenganya ko nyirinza mbaye iki periyafu. Yego. Ndayibwa ngo niburi n'ikirema kirakururuka kigahura n'umuntu akagereza kururuka, umba amafaranga nje kwishura iki mbinzu. Yego. Ko maze kwezi nabwiye none twumvikana inzu nayibonye bari kunja 70 nayibonye ngeneye amafaranga. Inzu hano ubona uje kunzura kansanga hanaje kwatambaga mfite 15 ku ikofi 15 gusa. Tango mbwira abantu ko Imana ikora 15. Byo 15 ntabwo n'umuntu wari ubimbayemo ngishimwe. Nyiri inzu ndamubwira mfite kambani ngorera cyo kozira mu ijuru kuko ari yo ngorera, yambaye amafaranga mbishura amezi 3. Mva Yesu yageze uteye yarakoze. Bura Musanze nayibayemo bango byango nayibayemo, niyumvaga ndasaba iki giciro ngirango mbwira abantu ko ndakura Imana itakura umuntu. Naje gusanga ngiye ubona ngasaba ikimenyetso cy'amafaranga turagura igiciro kirana ngakibika, mudamu ngasitagura icavene ngakibika, bango uko byagenda kose iki ni ikimenyetso ko nzabika iki amafaranga. Abandi witeka bangaje gusema kandi ngo uzabika amafaranga nawe uzagaburira abandi. Bakoko nzabika 5,000 kuri telefone, nanjye mvuge ngo telefone yanjye iri 5,000, nzagura 2 by'umuceri mbishira mu nzu. Nukuri kw'Imana kwihagarara ho bibi. Ndabona narizi kutije isabone yaguraga. Ndabona narizi ko umuntu wahabare bagira gute waguraga.
kugura kijana twagukijana agasabune ka sengana bwatukiriho ndabwo narinzi ko umuceri baje kuwucisha ngo menye icyo kigura ngaye najya umuceri ko ari umuntu ugize ute waba umbaye 5,000 ngaje kugura 2 by'umuceri ne 2 by'akabunga ngavuga ngo depo yagize ute yego n'ubu ndagwa yambwira ngo muri depo birimo yari kuko biri aho ibashije mayigize ute ndabwo narinzi ko leta y'amavuta n'ukuri kw'Imana igura byo narinzi mbimenye gute nigenze ngara umuntu umwe Imana ije umumbera umugisha mu mama wo kuri mukinga Imana ije umumbera umugisha rimwe anasenge y'umwana we yari afite uburwayi bwamufataga ndaje ku shuri ndasenga aba akize ico ganzanira amafaranga numva nuzuye umwuka azana na litre 5 z'ikiwagari kabisa byo mbwe nabwe ni twumvikane tumanuka igisenyi tuje gushima Imana mbeta dutega tuje kurara mu buvumo nitaga amarembo y'ijuru ariko ari umurihundo wayibona akavuga ati inzara irashize ndangubwira ngo nubona Imana igwaye ibyo kujya niwo mwanya wo gusenga kugira ngo nibura iza nibindi bishikiriza nyiki sange bindi litiro amavuta kabisa litiro 5 z'igihwagari numvaga icyo gari nga depoline numvaga ari ngikamya nsaniye kwitereka mu nzu ariko uyu munsi ayibashije bayingishimiye barige nigeze kuva rimwe mu buvumo mu rugo byancanze ndibuka ari 10:00 imvura yaguye ngeze ahantu baranagiraga imbano yo gutoragura mvuye mu butayu ndayigira kibigiceri niyo natsanga yari faranga sonari gusigira fa kwandi gusengera icerekezo cyo kuca amafaranga niyo ndi gusengera amafaranga no munanyi w'igihumbi kuri telefone birago mugure ndi amafaranga ndayafite kagira ngo ndayabitse kandi bari makiye nigeze mwe kubara nigeze twigeze turimwe dushaka gusenga twari navuye kubwiriza mu rusengero Imana nigeze ngora amasengesho nabwo ndi witeka ubuzima zawe ngasenga none mugiye ngava mu rusengero ngasura mu yandi masengesho ku musozi temwe ndi amafaranga 5 ngiye mu maso kimwe n'imfite amafaranga tuzi turasenga mvuye mu mugore 500 zo umugore 500 mu bana 5 nari n'umugore muri abantu 7 aguramo ibihoro 2 by'igitoki ngo nyirinsu cyo gihe cy'ubuzima nabagamo nyirinsu nabaga mu za 15 ariko kuyamwisha nabona amaga 2,3 kabona ukwezi kugeze ute kurashize rimwe niho nagiye gusengera Uganda bandume mu gitane ca Uganda haragisoro umushumba aje mu mwuka arambwira ngo ndunga Imana yamye ngo nigobye Imana ikumaze nzara kuva umunsi none natangiye kwinjiza 5 by'umuceri mu nzu 5 by'akawunga arege Imana icinza ngo uvu ndama mugati mwokozi w'Imana ngo werereje amafaranga kabona ngo umufuko w'umuceri ngo urambika mu nzu kabona ngo zeritere 3 z'amavuta nzirambitse mu nzu kavuga ndi niyo mpamvu ngo rero uyu munsi ndi mu mashini ukuri turi mu mashimwe kandi nta kure Imana itakora umuntu nta nakuri itamugeza kandi ahigejeje ikora bayenyeshi nuko Imana ndayishimiye nukuri pe kozi Imana ni byinshi ngira ngo ntabwo ubuhamya bwawe twabuvuga umunsi umwe cyangwa se mu gihe gito yadufite ngo tuzagaruka twongere n'ubundi tubivuge kuko burya ubuhamya burafasha uvuga ibihe wanyuzemo ubara umuntu birimo ukuvuga ati sari nanjye nzatabara ariko akavuga ati iyatabaye tsindagira cyaba byumve iracyariho uko yariri n'uyu munsi nifwirili nakwizahora akumva ko agize ibyiringiro yuko nawe azatabara ngiye kubabwira Imana ndi kubyanga ngo nzagutabara iyi nzagutabara bizagutabara uyu munsi ndi mu bantu mwitorero nsengera amavuga ngo uko bikose tsindagira Imana yamugiriye neza yego kandi nanjye nabireba kavuga ni mfite ipatari imeshe cyane ishati imeshe ngavuga ndi mudamu wanje afite agatege none arakamesera ku gihe umwana wanje afite ishati imwe barayimesera ku gihe kuko uyu munsi none abiri 500 ndo nabura 500 cyo kugura agasabune ka 200 cyangwa muri nyanya za 200 ngo reke guteka ariko icyo gihe habagiye mbonye 1000 gakibaha bakaje kugura ibijumba bakabijya mu gitona nimugoroba niyo mpamvu byango ndi nabwirirwaga ariko twajyaga ibidafatika ariko nabinga tugapfuka twabishimira iki Imana kandi ge twige tugira mu buzima rimwe ndabyibuka mvuye gusenga ariko akareje wanabwirije mvuga ngo ndakiguma Imana itakomora ngeze mu rugo umudamu arambari niba bari bariye kumanywa batarende humbiza ariko ndabyo kujya kurada twari tugize uti twari dufite turapfuka amadusenga kuri uwo mukeka ngo byari kumanya mwaka n'igice turasenga umudamu afata isafuriya arayipfundikira nta kintu kirimo arambika kumbabura ariya ngo wite ngo ndakwinginze uno nawe dutekere nari mfite umama nane rasengeye uburwayi ubumutwe wari gwaramujengeje kwa muganga baramwirukanye icyo gihe Imana imubuza amahoro ansanira ibishimba ibiro bigire ngo muri 5 n'igitoki ariko nabwo kuko ari mu ndahita mbamagara ati ngwino usengere utubagusha ahita nyuze umubiri kuri TV mubajije ahanda atuye nsanga nahagenda niki n'amaguru nahise njya kubikuza cyagihumbi cyabihumbi 2 bikuza 10 nzira mu rugo 3 nabyande 3 mu gisigarane
kurumva ko imajya hasigaje Imana yari yumvisha riremye abandi ahandi arahandangereka ngira ngo ningaruka noganga rute nogira ndege hari undi musi ndazibagirwa hari kuri Noheli abandi bandi baje mu butsengero ncambyukira saa 10 mu butayu ko nabwo bagiye gushima Imana ariko ndabyo gushima ngize ute mfite mva mu butayu umuntu ambaye amafaranga magana ngahe 500 Imana yatukuye kuri je tureka yadukuye kure tujye tubwiza abantu kuri niba wambaye menya ngo ni Imana yakwambitse yakoresheje abantu barakwambika iyita bakoresha ndagwa warambaye niyo mpamvu abantu ngo numara kujya haga ntukazibagirwe Imana yagize ute yagukuye buranga ubwawe nawe nugura imbere yanjye aho Imana yagukuye ntabwo wakibagirwa ko imvura yigeze kunyagira mu gikodi umva twese tuza Imana turabizi buri wese afite agashamba yanyuzemo buri wese afite inzira Imana yamujujemo araho kona wahuriyemo nayo igukandira muri iryo kona yemerera hirwa gukandira uyiyobokeza gusubiza nukuri bo tuvugana ku musozo ariko ntabwo twasoza tutumvise ubuhanuzi bukuru ari ryo jambo ry'Imana mu minota mike dusigaranye nubwo navuga ijambo rinini tugira ngo dusomere ijambo ry'Imana abari ryo tuza gusorezamo kuko ari bwo buhanuzi bukuru. Tugiye kureba ijambo ry'Imana yego hano muri Yobu ibice 5 yego tugiye gusoma Yobu ibice 5 yego ire ku murongo wa 9 yego tugiye muri Yobu nshingiye ubuhamya mve ni gutanga ndebye ko umwuka nyoboye kuri iri jambo yego Yobu ibice 5 kubera ku murongo wa kangahe wa 9 Yobu ibice 5 ngende witonze yego niyo ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika niyo igukorera ibitangaza imiryango wavukiyemo itabara niyo ikora ibitangaza inshuti zitashobora kubara niyo ihindura ubuzima ishingiye aho ibigukuye nawe ubwawe ugatangara iyo yavuze ngo niyo ikora imirimo n'ibitangaza irambira atuye ngo iyo iratangaza iyo ntabwo itangara rero nshingiye aho Imana yanguye nshingiye aho Imana igiye kugukura niyo ikora ibikomeye n'ibitangaza bitabarika yego murongo wa 10 niyo ivubira isi imvura isi niyo ivubira umuryango wawe imigisha niyo ivubira urubyaro rwawe umugisha niyo ivubira abakobwa imigisha niyo ivubira abacuruzi imigisha niyo ivubira ababuze akazi kabaho iki ikabaha akazi amen igasandaza amazi mu mirima yarangiza igasandaza amazi mu mirima hano abantu uzahinga ndi weze iyo Uwiteka hageze ahavubira imigisha y'imvura hakera niyo hano bavuga ngo urugo ndi ruzabaho iyo data ageze mu rugo ruko avubura mw'imvura y'umugisha hano bavuga ngo ndabwo uzabona akazi y'Imana igeze kuri diplome yawe ihavubura imvura amen Yesu nashimwe niyishira hejuru aboroheje niyo elatosi eneba ishira hejuru aboroheje n'ababorogi bashyira mu mahoro n'ababoroga ikabashira yehe mu mahoro Yesu nashimwe ari abantu bamaze imisi bari kuboroga hari abari kurira mu butayu hari abari kurira mu makode hari abari kurira kuko batari bashaka hari abari kurira kuko ari gucuruza bagahomba hari abari kurira na perime hari abari kurira na diplome hari abari kurira babuze icerekezo abo ngabo niyo ibafatika bashira hehe mu mahoro yica imigambi y'incaku irarangiza ikica imigambi y'abarozi ku buzima bwawe haleluya kugira ngo amaboko yaza dasohoza imirimo yazo kugira ngo amaboko y'iyi migambi y'injakura idasohoza imirimo yazo nafashijwe kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo yarangiza igategera abo barozi bigira abanyabwenge ku buzima bwawe ikabategera mu buriganya bwabo inama z'abincakuri kazubi yarangiza elatosi eneba n'inama z'incakura ikagira kazubi kurekera aho ngaho amen hari inama z'incakura zaba ku buzima bwawe hari amaboko yapanze kugusuma muri uku kwezi kwa gatandatu ayo maboko Imana igiye kuyakura ku buzima bwawe niyo elatosi eneba ifata abanyamaboko bashira mu mahoro umugabo yitwa yigeze agera mwihinduka gibihinjuti zimuvaho umugore aramubwira ngo ihakana iyo Mana wipfire dufite abagabo bageze mu gihe kimeze ngayubu dufite abagore bubatsi ngo bageze mu gihe cayubu abagabo batari guha amaposho dufite abagore bari kujugunya abagabo muri iki gihe wa mugabo wihangane niwe yaravuze ngo haracariho ibyiringiro yuko y'igiti gitemwe congera kagira ute kigashibuka amen haleluya amen
muri byavuze ngo ushobora ko warara urira ariko bwaca mu gitondo impundu zikagira zikavuga. Abantu bavuze yuko wa mukobwa utazashaka, Imana yavuze ngo ifata imigambi y'incakura yangize ikagira ikayubika. Aho bagutongereye sagiye kugukurayo. Twagiye duhura n'abantu batubwira ngo ni abakunzi bacu kumbi bashaka ubuzima bwacu. Aba twagiye duhura n'abantu batubwira ngo bazadufasha baratujugunya, ariko ndagutangariza ngo Yesu aje kugutera ingunga kuko niyo yica imigambi y'incakura yangize ikagira ikazubika. Haleluya, amen. Iyo tusomye hano haraguru, Imana y'amahoro izidufungurira amarembo, Imana y'amahoro izihindura ubuzima bwacu. Ibyiringiro byawe byamaze gukama. Hari imigambi y'incakura yazengurukaga urugo rwawe, hari imigambi y'incakura yazengurukaga urubyaro rwawe, hari imigambi y'incakura yazengurukaga urushako rwawe, hari imigambi y'incakura yazengurutse diplome. Niyo mpamvu uje kudepoza warangiza akazu kakabura, nguzaniye ijambo rivuga ngo niyo yubika imigambi y'incakura. Ifata baba ikabashira hehe mu mahoro. Umaze imisurira ihangane yasaje kuguhoza, umaze imisi ndabyo kujya ufite ihangane yasaje kuguha ibyo kujya, umaze elatoseneba, umaze imisi ndacerekezo, umaze imisi usengera ibyangombwa by'ubutaka wabuze icerekezo, umaze imisi mu manza ndamuvunyi ugira. Nje kubira ngo yasaje kukubera umuvunyi muri aya masaha. Gira kwizera, iyaje ikagwe nawe je kukugaburira, irimo inyabika muri gihe nawe je kukwambika, irimo efota pinevaya la sisidotai, irimo iyangoreye ubukwe nagushire telefone ya 5 nawe Imana ije kugukorera ubukwe. Twabonye Imana ihindura ubuzima, twabonye Imana iduha amavuta. Amen. Dufite abantu benshi bamaze kwiyebanga Petero. Petero ageze mu nzu y'imbohe yumvaga ko ndabyiringa afite yuko azatabarwa kuko Petero yaraboshwe amaguru n'amaboko. Ikigeretso yige yararinzwe n'abasirikare 16 yumva ko ndabyiringira afite ngari kabitorero baramurira. Muri iki gihe aya masangiye kugusengera ibyo abafunze abaruzi Imana igiye kubifungura. Ngiye guhamagara yeri ngoresha izikora imirimo n'ibitangaza. Petero ngabitorero baramuririye ngo marayika arabyumva ngo isayo ngo Petero apfe, Yesu niwe yamanutse atabarande Petero. Bari bazi yuko ugiye gusara ku musozi. Reka ngo aya makuru, Amani yibeshe kuri Morodekayi. Isayo kumanikwaho ya Morodekayi niwe Amani yamanitsweho. Wa mukobwa barazi ngo ukobwe bugiye gupfa, bugiye gukoreka abana bo ndabo ko bari bukuri. Abari bazi ngo ndabagiye kukugambanira mu kazi. Ndafashijwe. Abakuga bagiye kugambana bagiye kwirukanwa akazu gasigaremo. Abari bazi elatoseneba yuko utazabya ugiye kubyara kumanwa yihango. Mbonye Imana iremye igitangaza kuko ijambo ngo kubwa kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuza umutima k'umukene biratwa ngo nonaha ndahagurutse. Imana yagutse ku buzima bwawe, Imana yagurutse mu muryango wawe, Imana yagurutse ku rubyaro rwawe, Imana yagurutse mu cumbu uraramo, gicumbu kiraramo kabura moro ndusinzire kuko Yesu aje gukuramo operation. Ugiye kubona ibitutsi. Amen. Hari ibyo wumvaga byamenaguraga amatwi yawe, hari amajwi yakubwiraga ngo ndaguzatabara. Ayo majwi yatesha agaciro wabye ngo dufite Yesu adupfiriye ku musaraba. Uyu Yesu yavuze ngo yemwe abarusha n'abaremerewe muze mu nsange, mwemerere kurusha, mwemerere kuremerewe, mwemerere ko ufite ibibazo bikurenze. Yesu ahaguruka akakanya azakemura ibyawe. Yatabaye Morodekayi je kugutabara. Esite no warimbye abango ndumbite wo mukiza wumva ukonganya abango kugenderera abandi naje ndunzige. Ndabwo muri aya masaha Imana irakwirengagiza, avuze ngo ndabwo nzirengagiza indiwe zikutakira amanywa na nijoro. Nuvuye gushingura imbwa baramuhemba, wewe uri gusenga Imana agazagusezera maramasa. Numvisha Imana imbwiye ngo ni Imana ikoze operation. Imana irambwiye ngo yemwe warurushe, mwari wabuze icerekezo, mwasenga gukumva ndabyiringira ufite, ongera wireme ibyiringiro kuko niyitanga amahoro. Amen. Yarangiza abantu bakajyamo bakagirute bagasinzi. Nukuri. Niyihindura ubuzima ahari inzara ikaza n'ibyo kujya. Niyihindura ubuzima ahari igisuzuguro ikazana agaciro. Niyihindura ubuzima ahari uburwayi ikashira ubuzima bushasha. Niyifata PS yadwaye ikayikuramo ikashira mu rugingo ruzima. Amen.
umugabo witwa Yobu babonaga ko ndabyiringira afite, ariko nyuma yaho ngaho Bibiliya iratubwira ngo Yobu ageze mu gihinduka ry'ibihe abwira Imana imaze kumugarukaho, inshuti zamugarutseho, umugore wamugarukaho, imiryango yimugarukaho, arongera Imana iramushumbusha. Iyo ari ibindi byawe byanyazwe Imana igiye kugarura, hari ibyawe byahombye Imana igiye kugushumbusha. Niyo warahombye miliyoni 10 Imana igiye kuguha miliyoni 20, niyo warahombye miliyoni igiye kuguha miliyoni 2, niyo waracuruje imodoka yawe igahomba Imana iraguha imodoka 2. Cusabwa nukwizera. Birashoboka ko warahombye umusore w'umunyonzi Imana yaguha umumotari, kuko igiye kuvunja. Niyo warahombye umumotari akakubenga, wa mukobwa witega amatwi Imana igiye kuguha ufite imodoka. Birashoboka ko warabenzwe n'umwarimu Imana igiye kuguha umugitifu. Dushingiye kugiye kwiza ko niyo idukufubira, niyo isandaza imvura y'umugisha, niyo ihindura amateka abantu bagatangara, abantu bakubariye imyaka nawe wakira bugasanga imyaka ufite niyo washaka utabyara. Ndakurahiza mukuri urubyara Imana yakuvuzeho ndaho rwagira irarukubikije. Iyi pariseri Imana yakubwije uzaturamo, ngo by'abantu ngo niyo mujyi wa Musanze wose bawuturamo bakawubaka bakawurangiza, abo kugurisha bazagurisha, n'indabonamo ubutaka nzagura inzu yuzuye. Nibi bibanza binibirangira n'aya mayetaje bari kugerekeranya tuzaguriya hejuru cyangwa tuguriyo hasi, kuko abakugurisha bo bazagurisha. Nibubake nuzubaka kubaka mu kibaza cyawe nagira inzozi ko yubatse mu kwawe, azakubwira ngo inzu yanjye iri ku isoko, ipariseri yawe ahirinda uzayitoma n'uzayitoma. Bahureka bubake inzu bashaka. Niba narakubwinza amafaranga izayaguha, niba nakubwiye ngo uzatura mu mujyi wa Musanze uzatura, niba nakubwiye ngo uzatura Kigali uzatura. We Imana ibwira ngo uzaja muri Amerika bavuga ngo ndacerekezo ngo ndanzira, barakubesha. Twabonye abantu batubesha ariko Imana ndabwibesha. Imana ivuga ibyo ushoboye gurute gukora. Yigeze bwa Yeremiya byango Yeremiya we waruye neza, ngo Yeremiya arakebaguza ngo arebye hirya ngabona ingoni y'umuri. Narambya ngo wabonye ati nabonye ingoni y'umuri, ngo wabonye ko ndindi jambo ngane none aribyi. Ijambo Imana ikuvuga we ngurikiye niryo rifite agaciro kugira ngo ubeho. Kandi ngo ndi makuru isezano ritinze nibwo burambe bwawe. Rero Imana igukomereza amaboko. Ndangije mvuga ngo Uwiteka yongera gutera ingunga, Imana yongera ikuremera amaboko masha. Twahuye n'amaboko mugatubera amaboko mabi, twahubonye inshuti zitubera blokaje mu buzima, ariko Uwiteka aje gukuremera andi maboko masha. Uhumura rero iyashumbushije yibona aje kugushumbusha. N'Imana imara umubabaro cyo koze gukizwa nayo bitera umwaka, wewe kizwa neza, ibindi biharire kibiharire Imana. Rero Imana bakomereza amaboko, Imana ibambika imbaraga mu izina rya Yesu. Sindagira uti amen, sindagira uti amen. Yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yaza adasohoza imirimo yazo. Rero Imana iguha umugisha. Waganiye cyane. Yego. Dusoza twagira ngo utange nimero yawe. Yego. Abo bakurikiranye ikiganiro wakwifuza ko mwasengana. Yego. Wakwifuza ko yazagutumira. Yego. Mugahura ku bisengero mugasengana, cyangwa se akagira ibyo yakubaza, kuko uyu mwanya bari mutoya ntago byose twabirambura. Yego. Umva bitakugoye watanga nimero yawe. Ntago byangora. Yego. Kandi ndashishikariza abantu ngo kwizera nigo rufunguzo. Kwizera nigo rufunguzo. Bizere ko ibintu Imana ibabwiye bigiye gusohora. Banze by'abantu ngo umuntu ashobora guhanura ufite amafaranga kugira ngo Imana igwaye etaje, ndakwizera ufite amafaranga ushaka kuyajana mu nda ukayabyinira ukazibuka ko Imana yakubye etaje wayamaze. Rero wizere ko ibyo Imana ivuganye nawe bizabisora. Nomero yanjye ni 0788 61 49 16 0788 61 49 16. Nizo ngizo nomero wa kuri WhatsApp, amanywa na nijoro biriho, kuko Yesu ari uko abigenza, amayinite ndabure n'amamega ndabure, agira uko abigenza bikemera. Amayinite ntabure n'amamega ntabure, agira uko nugira uko abigenza bikemera, ukabonaho charging, nugira uko abigenza bikemera, byo byose arabifite. Bahumure. Saba Imana ishimwe. Tuvugana ku musozo, reka tugushimira wowe wadukurikiye iki kiganiro kigitangira ugeza gisoza. Tukwibutsa gukanda subscribe utarayikanda, nawe wayikanzeho usharinge kugira ngo ubwire n'abandi bakande subscribe kugira ngo badushyigikire, ubundi tugere ku bantu benshi. Turasoje rero ku mukozi w'Imana adusengere dusoze n'isengesho. Turagushimye Kristo, ijambo ratubwiye ngo ni wowe ufata imigambi y'incakura ukayubika kugira ngo idasoza imigambi yaso. Twemerere wice imigambi y'incakura ku bwoko bwawe,
twemerere eratosi eneba ufungure amarembo y'ubutabazi ku bwoko bwawe. Twemerere muri aya masaha ukiza abarwayi, abanyamadeni ubishurire, ababuze icerekezo utanga icerekezo mu izina ryawe Yesu Kristo. Uri imbaraga z'abakwizera, uri imbaraga z'abakwiringira. Aya masaha ndatura imbaraga zawe ku bwoko bwawe, ndabaturaho uburinzi, ndabaturaho ubudahangarwa, ndabaturaho umugisha abadukurikiranye mu izina ryawe Yesu Kristo. Abari baboshwe bohore, imboho zibohore, abari muri gereza bari kuzira akarengane ubakuremo na efotasi enebaya. Uri Imana ifite imbaraga n'ubutwari, ndatura uburinzi ku bwoko bwawe. Marayika ushinzwe gukiza abarwayi uzukiza abarwayi, kandi elatosi eneba ufungure amarembo y'ubutabazi ku bwoko bwawe. Ndagushimya kuko uri Imana igiye gusubiza ubwoko bwawe, ndagushimya yuko uri Imana igiye kumara ubwoko bwawe mu mubabaro. Ni nivo sisidotayi, uyu mumama watakaga urubavu rw'ubumoso uzumukiza iyi pararize, kuko uri umwami wo kwizerwa kandi datura umwami wo kwiringirwa. Amahoro yawe ku bwoko bwawe, bwiza bwe bwongere bubarasire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Sindagira uti amen.